uzagende kwa Clapton Kibongo niyo restaurant ya mbere twemera hano mu gihugu sibyo umva nyine kubwira bano hose si baryo ujye kubwira ngo siyo restaurant ya mbere twemera mu gihugu ngano no uzageyo ujye kubwira ngo urumva nibura base mu mpereza gapura kubuntu akabahungu ba hafi yari baziranye nawe bararya ubuntu oya no kuvuga ngo iyo ushiti ya Clapton aho bajya ugwa ubuntu oya yasende njoga yasende njoga ye banabanje no kumutera stora gaseka njoga nagarye ninde oya njoga niwe muntu wenyine wemere kurya kwa Clapton ku buntu njoga sa amafaranga nako aya bamwifashiriza njoga se n'indushyi oya ntago ari indushyi akugira bamwifashiriza bitewe n'ukuntu babanye ako pati mbabura ndebere no mbuzi wabonye no mbuzi akene ngo zimo ziragura make note iyi ni note ya 20 shabye horere iyi ni note ya 20 n'ubu ndari umukowe biheretse kumbeshya ngagiye kungurira agahene agenda agiye abenshi rega ntago babazi ibiciro by'ihene agira ngo n'ubudolari matara ejo ubona n'undi muntu wanize seme arambwa ngo Jesu z'ampango ngo ngiye kugurira ngo ihene ngo yasenkane uri ko se sayo ngaye ihene sigura note ya 20 babariro baza abantu basanzwe babaga ihene bakubwire bro baretse gato iyi hene guzi note yangaye gato yakana no kuvuga ngo iyi hene nakubeshye urabona ko nagahene kagapfizi kameze neza cyane sibyo iyi hene nibura urabona ukuntu imeze nibura udafite inote y'ibihumbi 1,350 ntabwo ushobora kuyiba ni mama ya Mungu ibi nkubwira ni ngo zarahindutse zimo ziragura inseko inote ya 80 urabona ihene 3 kireka niba zarahindukiye iwanyu ku mukoni twebwe ihene Eric ngo yaraturanye nazo yegi nayo ihene yakoze yigurira inayo ihene irahenze mwamaye icyuma shaka atanja kugenda ngira ariko se iyi mikino abadiaspora nabo basigaye babeshya abadiaspora basigaye babeshya yarashiriwe kubwiza ukuri hari umubyeyi bita Ange urumva abose umuntu guturuka South Carolina urumva guturuka South Carolina oya yanguriye ihene umubyeyi ndanamushimira cyane n'abandi bose bajya bambeshya bose pe ntago bigera ariko ndashima abantu bambeshya oya ntago ari ngombwa ko nawe uvugira hano ariko hari uwitwa Gatsere ejo muri yarambwiye nawe ngagiye kuza kundeba cyagenda byibuka yaramwe ngagiye kuza kundeba mugabo nta n'uwigeze naza nawe ndamunenga cyane yaraje kurya ariko wanyimye nimero kandi yashaka kumukiraho Gatsiri avuye mu bukwe vuba bro yakoze ubukwe avuye mu bukwe vuba yarashiriwe se oya avuye mu bukwe vuba urumva nta kintu afite kurimo ubuse bazapasura nasi cyangwa hari umudiaspora ugira ikintu cy'umutungo utimukanwa ina ekada bayakoresha iki urumva abadiaspora nawe Patrick kandi muri munsi murabikubwira iminsi yose murankubwira ngo abadiaspora uretse wenda kuba umva se nyine nkubwira abadiaspora uretse wenda kuba yakizira Nyarugenge yifitiye inote y'ibihumbi 3 by'idolari aje kwenda kwisambanira cyangwa zo ngo musambanye urumva nta bindi bintu byadanje bakora aho rakubwira ngo ngewe ngo mfite business ngo nshaka gutangira ngo nashoye ngo mu bintu ngo by'amazu ngo ari petit frère ngo merutse ngo kugurira ngo imodoka ngo niyo mpamvu arose ibyo binyemo bikuwe ngo zabugeseraho ngo ndimo gukorayo noneho nuzaga kubwira bitarangira ari nuzaga kubwira ngo ngewe ngo mfite ngo amapartema ngo yanjye bwite ngo bavuga za Kanombe ako bakuru kuzitunga za Kanombe noneho ukaza gusanga uwo muntu nawe uburyo bwe bw'imibereho muri Amerika buragoye abayeho kubwa burindi ukibaza ngo yabigeze ha nibyo nyine mba nkubwira abadiaspora rero ngewe namaze no ariko nyango bimwe by'amakarita aguze ko bimwe by'amakarita bibaciyeho bimwe byo kubeshya amakarita bibaciyeho byo kubeshya ikarita ngo yanze oya ngo nohereje ngo mubare ngo nohereza ngo warenze ibyo ni ibinyoma by'abadiaspora kandi abantu benshi bamaze kugenda babimenya bitewe n'ukuntu nagiye mbahumura umudiaspora wese udafite amafaranga w'umutindi ubu ukora wenda nk'akazi koroheje hariya kwiga muhemba wenda nk'ibihumbi 3 by'idolari kuko ayo mafaranga kugira ngo uzaya saving biragora 3 ku cyumweru 3 ku kwezi none ugasanga wishyura inzu y'8 asigaye cyane ukagira n'imodoka y'amadeni ya 700 wewe wishyura nka 300 asigaye note ya 3 na telefone bo bazifata ku ideni hari n'umwana w'i Kigali kandi nawe uguha video uzakuza nayo kugura ka umva nyine nta kintu basagura nta kintu na kimwe basagura agasuka mu diaspora ufite wabo hahinduriye amabati nini abenshi ni amati migo ngaho uzanyere na parafo buretse gato iki kintu kandi uzanyere buretse gato Patiri buretse gato uzagende nyewe unyereke umu diaspora ufite abafamiliye be baba muri cadastre wabakuraje urakoze cyane umpaye igisubizo cyiza cyane uzanyereke nyewe umu diaspora ufite abafamiliye be hano Nyarugenge baba muri cadastre bariho neza
baba muri cadastre abo muri zanzu zimwe zanzu zimeze nk'iz'abahungu banjye bumva imvura abahungu ngira rwose bumva imvura neza kandi neza gusanga babiyemera benshi abadiaspora abenshi nyine babivuga ibigwi ibingibi wanita zingalo abenshi babivuga ibigwi bavuga imishinga bafite ngo bazamanuka ngo i Kigali ana babaza ngo tubanze ngo ariko se ngo natubanza ngo wandusha nawe urakoza akabanza yewe imbaje akabanza ngo nzi kuri mu diaspora akenshi mpita nkuyamo ubwo ngenda bazi abenshi nyine babigira beza cyane ngenda bazi rega ariko tunenge n'abadiaspora bajya baha abakobwa amafaranga ugasanga yahinduyemo kumuguriza kandi yari yamuhaye ingo cyangwa se nakugurije akagenda bivuga ahantu hose nabyo ni ubu arabadiaspora bajya kuguriza amafaranga abakobwa umukobwa w'inyarugenge uguriza amafaranga ukamwizera kazayakwishyura abishyura ubundi uba ugomba kuyatanga ukaba ubizi neza ko nyine witangiye itorero nta mukobwa uraguriza se ngo kwishyura oya ngiye rwose n'umukobwa yambwiye ati nguriza urabizi neza ko ayo ngayo yagiye urumva ukazagitega oya nkanakubwira nti rwose muvandi ahangaha ndabizi ko yagiye sinzayabona gusa iyo umbwiye wenda ngo urashaka wenda nk'urugero nka 500 ntabwo ari uko nyine umbwiye ngo nguriza 500 n'urugero uretse gato nyine umbwiye nguriza 500 umbwiye nguriza kibiri n'urugero wenda nyine umbwiye nguriza 500 nshobora ndamura ishoboka byose ko akomaze ko ayo ngayo yagiye n'ubundi arayibona nkakubita nk'inote ya gitatu kugura mitiyo ukagura mitiyo gitatu muri 500 nyine hari amaso bavomye si nk'aba baninya kumva nkumva Patrick umukobwa yarakubwiye ugiye umukobwa ngo yansuye ngo byagenze neza ngo rwose ngo nshobora no kwikokora ngo nkamukubita inote ya 12 cyose 12 cyose n'amafaranga y'umukobwa nibura muhese nk'anizana birindwi bari ibyo rwose agategamo akamoto ka kibiri bitewe n'ahantu agiye ikanombe so kure agategamo akamoto ka kibiri akaza kuza kumwana kaboyire wenda kiki cyatano agasigana n'amafaranga yo kugura karo agasigana n'amafaranga yo kugura karabero cyangwa ka Cotex boyire cyatani baho kwa Jetiri Gikondo akaba ari inzoka nyinshi oya kwa Jetiri Gikondo baza abantu bakubwire basanzwe bahazi boyire kwa Jetiri barayizi ni mama yake ako rero abadiaspora nabo ngira ngo barakennye ako ngira ngo ntabwo bimeze neza ndumwe abantu botsanye isuku ndumwe abantu botsanye isuku nako nagize kabisa abantu bajya bagushinja umwanda n'amasazi mwagera mwikubwira ko mu mipango ibintu bikosore no ko wanyumviye wanyumviye kabisa umunsi ndabona urimo koza mu buryo bwiza cyane ariko mbabona ndebe no mbuzi note ya 40 wayibonye no mbuzi note ya 40 ndashaka kuzajya mu gitaramo ishyaka ry'intore maze kokiriza abantu ahangaha cyitwa ku itariki 30 mu ntara arena yego abantu bakanda akanyenyeri 339 akanyenyeri 870 ubundi ukabuguza tiki yawe ukabuguza 10 20 ukabuguza tiki yawe tukaba twigendeye Patrick ngiye gufungura shop rero ngiye gufungura shop hano Nyarugenge y'amatelefoni uzaba yita Honore Phone Shop biragoye nta yindi telefone ushobora kumenya itavuye kwa Rujama ndi kukubwira o shop uzaba yita Honore Phone Shop azaba ari shop ya mbere hano mu iyo nayo irahomba nta cyumweru giciye Honore kwa Rujama ni isanzwe Honore Phone Shop ndakubwiza ukuri ko simbikubwiye bikiri mu magambo se ejo bundi ndabikwereka mu bikorwa icyo mubwira cyo nuko nawe naza hombe nk'abandi Rujama zatarahomba Rujama zatarahomba ndi kukubwira nyine ko Rujama atarahomba nubwo tumwamamaye Honore Phone Shop kandi njye nagafashemo Honore Phone Shop kandi njye nagafashemo ibintu bizaba ari bombas biragoye reka curuza uzamubaza yicururiza twe dufite amatelefone y'ama iPhone ya kuva muri Amerika ubwo ngira ngo abantu babishaka bazajya bagenda bayasanga hariya ahandi hose barabizi ni Dubai China uwo mupeti yegerera Rujama ngo Honore anamwe n'akazina keza Honore Phone Shop ntabwo bijyanye nicyo kibazo cyawe uretse gato nyine mubwire iyo wamamaza ntabwo uba ugomba kwamamaza usenya iby'abandi ufite no gusanga nk'abo bagabo babiri barangura hamwe cyangwa se wenda banakorana ariko wowe kubera inda nini ariko inda nini ugasanga abandi bohereza mu Bushinwa na Dubai ni nkabira nasanze mwakoreye uwitwa The Ben
mukagenda akabahereza mukagenda mugasanga uwitwa The Ben yamaze kubahereza inoti y'ibihumbi 7,000 mukanywa n'amasosi mu majyaga kwa ntuza kwa Austin. None mwe mukagira ngo amafaranga babahaye ngo nayo kujya guharabika Bruce Melody. Oya, amafaranga mwahabwaga nayo gukora promotion y'igitaramo. Ni nayo mpamvu maginga yangaya abo yitaba ni bake. Ku makuru nyinshi umuhungu wanjye bita aga promoter. Niwe se wita telefone zo. Oya, yarambwiye ati rwose uzamaze uko yasabye imbaza atakamba. Oya, yarambwiye ati hakurya hariya nagiye nibagabura. Oya, nashaka kumwira umuceri wawe. None se ega Bruce Melody ukuntu ateye. Nta muntu ajya hamagarira kuza kumufana. Kandi mama nyine witwa gahisa avayo. Aga ntabwo namenye batanazanye na Bruce Melody. Ibyo nkubwira niko. Nyine ryo nkubwira nyine. Agahoje mu 17 kuri telefone. Dore no hene n'ibirakina. Dore ya hene n'ibirakina. Tu, ibiranya birimo irazungu. Ebona. Ni nkabya bindi bya bikira Mariya wabonekiwe mu giti. Ntabwo byo manye ko mama iri no tungo mama uri hepfo. Naho uwo muhungu uzamaze uko yaje gusaba imbabazi atakamba. Nyindese. Uwo nyine uwo muhungu. Aga promoter. Ageze hakurya ngo asanga Melody nawe ni umuhungu w'igikondo. Akose Patrick n'abashuti bawe baharabika. Najyaga ngira ngo abantu harabika. Nabikubwiye kenshi ko nta nshuti ngira muri ibi bintu. Nabikubwiye. Aga yaragufashije cyane. Uri muramurwanira iki? Uzamubaze neza. Azakubwira ibyo namufashije ahubwo ngiye. Azamenesha amabanga. Ariko witwa The Ben ngo yarongera mwakira. The Ben nibyo nakubwiye. The Ben ni umwana mwiza. Uranamutuganye utari ko yushonje wazakugaburira. Yo ujya ngo se we nusaba imbazi nuzagaruka. Kwandi? The Ben. Igagenda nababwiye ati ikintu kimwe ntashobora ngiye gukora. Wenda sinzigira mfata mu nyo y'umuhanzi kandi ukuri guhari nzakuvuga ndetse kuba narasesenguye kijya gihe cya show yabayeho nkeka ko nta makosa nkeka ko nta makosa arimo nakoze uvuga ngo kuba waraharabitse niyo mpamvu ejo bundi wabonye witwa The Ben amubwira ati Jesu zo mipango oliwa tupange kazi ni ukubera ko babazi neza ko ibyo nkora mbikorana umuhanga ndetse n'ubunararibonye. Oya, mbikorana ubuhanga n'ubunararibonye. Erega jewe sindi umusesenguzi ndi umubloga bisanzwe #1 blogger. Abasesenguzi dufite ni nkanje #1 blogger in the country. Abasesenguzi dufite harimo umuhungu nemera cyane Kamarade. Kamarade beza cyane. Kamarade buhe? Kamarade buhe mwo ikigoje? Umugore n'umwana n'umugore ndabarata. Erega jewe ntabwo nzi kubona ikigo kinini ngo ngiti gitiyo. Wande se ni ikigoryi. Inde? Wande ni ikigoryi. Kabiri se? Ni njye wakimugize. Nazo jya muvuguruse. Ubwongereye cyangwa abanyereye iki kubyo navase. Oya Kamarade ni ikigoryi. Aho twaracyakire ni icyacu. Akamarade ni umusesenguzi mwiza. Kokos. No umusesenguzi mwiza Kamarade. Kamarade Pastor Claude nari nabonye asigaye akora asesengura inkuru ukabona ko Pastor Claude ariko ni Pastor Claude ni mu mushotora. Pastor Claude yewe mbona ko dukeneye abantu nkawe muri showbiz. Urumva impamvu rero dukeneye abantu nkawe rero ni yihe? Ni ukubera ko nibura agera twebwe aho tutajya. Agera aho twe tutajya. Aho utagira aho hatumina. Oya no ngo uraba nkatwe inkuru zo kuzaho ngaho ku rukiko. Ku nkiko n'ibiki byose ntago nabona umwanya wo kujya gutakaza ngo ngiye kujya gukurikira inkuru yo. Bize ko Claude abagiye gutakaza umwanya. None zubura inkuru zo ku rukiko umuntu ujya kuzikora wese simurusha views nicariye aha nabagiye kwa boss ko arazihorushije. Nibyo nkubwira nyine. Niyo mpamvu rero dukeneye abantu nk'abariye badukoreye ibyo byegeranye.